Ibintu birindwi wowe musore cyangwa se wowe mugabo ukwiriye kwitaho kugira ngo utume uwo mukobwa wifuza ko yakubera umukunzi, utume aguhitamo, kabone nubwo yaba afite andi mahitamo menshi cyangwa se afite abandi basore cyangwa se abagabo bamukikije bakeneye kuba babana nawe. Aha rero muri iki kiganiro uraza kumvamo ibintu birindwi ukwiriye kwitaho kandi byagufasha kugira ngo ubashe gutsindira uwo mukobwa. Aha tugiye kuganira ku cyo twita female psychology cyangwa se imitekerereze y'igitsina gore. Mu gihe umukobwa cyangwa se umugore afite amahitamo menshi cyangwa se afite abantu benshi bamukikije b'igitsina gabo bakeneye kumutsindira cyangwa se bameze nk'abari muri competition kugira ngo abe yababera umukunzi, dore ibintu ukwiriye kwitaho kugira ngo ubashe kuba wamutsindira byoroshye ndetse nawe ku buryo ashiduka yaguye muri trap yawe cyangwa se mu gatego kawe. Hano rero ikintu cya mbere ukwiriye gusetinga muri mind ni uko ugomba kumekinga sure ko utari gukompeta n'abo bamukikije. Ikintu cya mbere ukwiriye kwitaho, ntabwo ukwiriye gukompeta n'abo bagabo cyangwa abasore bamukikije, nta nubwo ukwiriye kubitaho, ugomba kubafata nk'aho badahari. Ahubwo ikintu ukwiriye gukora ni uko ukwiriye kwita ku marangamutima y'uwo mukobwa. Ukwiriye kwita ku marangamutima y'uwo mukobwa ndetse ukamwereka yuko umuri iruhande. Ikintu nakwizeza ni uko iyo ubashije gusobanukirwa iyi female psychology cyangwa se iyi mitekerereze y'igitsina gore mu buryo bwiza, aka kanya rwose uzaba umufite mu biganza byawe byombi, azaguhitamo nta kabuza, kabone nubwo yaba afite abantu benshi bamwirukanka inyuma ndetse bamwereka yuko bamukunze ndetse bamwereka imitungo myinshi, bamwereka byinshi nyine cyane bijyanye n'irari ry'abakobwa. Murabizi ko bakunda abasore bafite amafaranga n'ibiki, ariko niwita kuri ibi bintu rwose azaguhitamo nta kabuza. Buriya rero ikintu dukwiriye kwitaho abantu b'igitsina gabo ni uko burya abagore cyangwa se abakobwa, igitsina gore muri rusange, ntabwo bahitamo abagabo bakize cyangwa se ntabwo bahitamo abasore bakize, nta nubwo bahitamo abagabo b'ibigango. Ntabwo icyo kintu aricyo abakobwa bagenderaho bajya guhitamo umugabo, nta nubwo yewe bahitamo umusore bagendeye ku buranga, ntabwo icyo kintu bajya bakigenderaho. Aha ngaha rero ngiye kukubwira ibintu birindwi bitandukanye n'ibyo ngibyo abasore benshi cyangwa abagabo bishuka bumva yuko abakobwa bose ari byo bagenderaho. Abakobwa buri ikintu gihari ni uko iyo bagiye guhitamo umugabo cyangwa se umusore babana, bahitamo umusore wita ku byiyumviro byabo cyangwa se ubahereza ibyo batabona ku bandi basore, cyangwa se ku bandi bagabo. Uyu munsi rero ngiye kukwereka psychology cyangwa se imitekerereze cyangwa se uburyo nyine ushobora gutriga cyangwa se gukangura umugore cyangwa se umugabo cyangwa se umukobwa bijyanye n'amagambo cyangwa se psychology, bitewe n'utuntu twa hato na hato ugenda umukorera cyangwa se n'uburyo umwitwaraho. Buriya ikintu gihari ni uko buriya umugore aguhitamo hari ibintu agendeyeho twe abasore cyangwa se abagabo ahanini batitaho, batanatekereza, ariko burya aricyo kintu umukobwa cyangwa se umugore ahitamo umugabo agendeyeho, ku buryo aba yifuza yuko uwo mugabo bashobora kuba babana. Ikindi nkwibutsa ni uko buriya iyo umukobwa ahisemo umugabo agendeye ku mafaranga cyangwa se ku bwiza bwe cyangwa se kuri fitness ye, kuba ari strong, ari umugabo w'ibigango, ni hahandi usanga babanye igihe gito ugasanga ni za break up cyangwa se bahise batandukana kubera ko ntabwo yamukunze
just nyine kuba babana, yirukankiye yakunze bya bindi yari afite. Nimba agukunze kubera amafaranga, ubwo nyine aza yirukanka kuri ya mafaranga ufite. Ubwo rero ya mafaranga iyo amaze kuyageraho, kugeraho access, n'ahandi usanga ari kuvuga ati dukore divorce, dutandukane, ndumva ntagikeneye kubana nawe. Rero hano ndagusaba ukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro, kuko hano uhungukira ibintu byinshi. Ibintu twibandaho kuri uyu muyoboro ni icyo twita human psychology cyangwa se stoic wisdom, ibijyanye n'amarangamutima cyangwa se uburyo ushobora gukontorora mind yawe n'uburyo ushobora gukontorora amarangamutima yawe. Aha rero tugiye guhera ku kintu cya mbere tuvuga cyangwa se tureba ku bintu 7 umugabo cyangwa se umusore yakora cyangwa se yakwitaho kugira ngo abashe gutsindira umukobwa cyangwa se umugore akeneye ko babana cyangwa se bakundana cyangwa se bamerana neza muri relationship yabo. Ikintu cya mbere rero, buriya nk'umuntu w'umusore cyangwa se umugabo ukwiriye kwita ku gukangura icyo twita sense of safety, cyangwa se kwereka umukobwa ko igihe muri kumwe cyangwa se kuba muri relationship, ibyo bintu bikwiriye kumuhereza safety cyangwa se umutuzo, amahoro. Agomba kumva afite amahoro igihe muri kumwe. Buriya umugore cyangwa se umukobwa ashobora kubona inkundo nyinshi. Abasore benshi bamubwira ngo baramukunda, ni benshi bagenda bamubwira ko bamukunda, ariko ikintu batabona ni emotional safety cyangwa se amahoro mu marangamutima, umutekano w'amarangamutima. Abakobwa benshi yemerera abasore bagiye batandukanye mu gihe bamusabye urukundo, ariko abafite ikintu cyitwa mbese kuba amatarimo, harimo akaguru kamwe, kubera ko aba atekereza yuko isaha n'isaha ashobora kugira ute, ashobora kumwangiriza amarangamutima ye. Ashobora kuza uyu munsi akaba ariho batangira kumusaba sex n'ibiki bintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se akaba yaza agahita amusiga kandi yari amaze kumwizeza yuko bari kumwe. Icyo rero nicyo twita kumva yuko adatekanye ku marangamutima ye. Rero we ikintu witaho, ushaka uburyo ugomba kumuhereza safety, ukamuhereza promise yuko ugomba kumurindira amarangamutima, nyine ugahereza agaciro amarangamutima ye. Ikintu kibigufashamo rero kugira ngo ubashe kumwereka yuko cyase kugira ubashe kumuhereza ayo mahoro y'amarangamutima ye, ikintu cya mbere ugomba kuvuga witonze, kujya uvuga utuje. Igihe uri kuvugana nawe, ujya uvugana nawe utuje. Ikindi nyine ntuhindagurike, uhore nyine uri ahantu hamwe. Ntakubona uyu munsi witonda, ejo abona uri agasazi, ejo abona ugize ute ibintu nk'ibyo ngibyo, nyine uhindagurika. Iyo ugenda uhindagurika, ahita gutangira kugutakariza icyizere, ndetse no kukwizera bikavaho, bikagenda bigabanuka, ndetse n'ikindi akagenda agutakariza n'icyubahiro yakugombaga. Ari handi ukabona umukobwa ntabwo akirespectinga umukunzi we, ntabwo acyubaha umukunzi we, bitewe n'iki abona agenda ahindagurika. Rero iyo umukobwa atangiye kugutakariza icyizere n'icyubahiro, ahita agira ute, agenda agikuraho. Ikindi ukwiriye kwitaho ni uko ukwiriye kumwereka yuko ushobora guhandoringa igitutu, cyangwa se udashobora nyine kumushiraho igitutu. Nk'ubu urugero, hari igihe umukobwa mukundana ashobora kuba yakoze ikintu nabi, cyangwa se hari ikintu agomba gukora, ugasanga umushiraho pressure, tibikore, kutabikora bimeze gute n'iki. Icyo gihe iyo umushiraho pressure cyane, ahita avuga ati uyu nguyu n'ubundi ntabwo twabana, ntabwo twashobokana, yajya anshiraho pressure cyane. Ibyo bintu ntabwo abakobwa babikunda. Icyo gihe ahita agira ute, atangira kugushidikanyaho, ubwo nyine agatangira kugushyira mu gatebo kamwe na bandi. Ikindi, buriya umugore ahitamo umugabo umuhereza utuma nyine umujinya we cyangwa se uburakari bwe bucogora.
niba umugore azamutse hejuru cyangwa se arakaranyije nawe cyangwa se agize umujinya n'uburakari, ntabwo abagore bakunda abagabo babashogoranya nyine ku buryo uhita nawe umutera hejuru ukamuzamurira umujinya n'uburakari. Bakunda abagabo bari calm, hahandi umugore atera hejuru wewe ukituriza ugaceceka aho kugashaka uburyo umuturisha. Abo rero icyo gihe abo ngabo nibo abagore bakunda, apana b'abagabo baza umugore yarakaye yateye hejuru nawe ugahita usakuza ngo ngo wawe kubikora cyane ibiki ibintu nk'ibyo bla 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 bla. Icyo gihe aho uba wakishe. Tuvuye kuri rimwe, reka tujye kuri kabiri. Ntugakompete n'amahitamo ye, cyangwa se ntugakompete n'abasore cyangwa se abagabo bamukikije. Iki kintu twakivuzeho muri introduction. Ntabwo ukwiriye gukompeta n'abasore bamukikije cyangwa se n'abagabo bamukikije. Abagabo benshi babura abagore babo cyangwa se abasore babutakaza abakunzi babo mu kugerageza kugira ute kwita ku bandi basore cyangwa se mu kugerageza guhangana n'abandi basore bakikije abo bakobwa. Abagabo bafite agaciro kanini ntago bajya bakompeta. Abagabo bihesha agaciro ntago bakompeta, ahubwo icyo bakora bahagarara kure y'ibyo ngibyo cyangwa se bahagarara kure yo gukompeta n'iki n'abo ngabo bandi bagira ute bahanganye nyine bashaka uwo mukobwa. Ahubwo bityo bakora bagaragaza yuko bifitiye agaciro cyangwa se bifitiye icyizere. Ntago bakompeta n'abo bandi, bagaragaza nk'aho bifitiye agaciro kandi bifitiye icyizere, ahubwo bo bakita kuri amarangamutima cyangwa se bakita kuri uwo, bagafokasinga kuri uwo mukobwa bakeneye cyangwa se kuri uwo mukobwa bari muri relationship. Iki gihe rero iyo umukobwa abona uwo musore atajya mu bintu bya blabla ku ruhande akompeta n'abo basore bandi, icyo gihe iyo uwo mukobwa abonye umusore ari calm, yitonze, yiturije, atitaye kuri ibyo byo ku ruhande n'ibiki, we icyo akora fokasinga kuri uwo mukobwa ahita yumva yuko abo basore bandi bo baciriritse bari kuri level hasi cyangwa se nyine baciriritse bari aho ngaho, kuko abona uwo musore. Buriya abasore benshi bakunda gushaka guhangana n'abasore bagerageza gutereta abakunzi babo, bakunda gushaka guhangana. Ariko iyo umukobwa abonye umusore atajya muri ibyo bintu, umukobwa ahita afata yuko uwo musore ari umuntu uri seriye, uri calm, kandi ikindi uwo musore akaba ari umuntu uri mature, ukuze mu bitekerezo, utajya mu bintu burofa nyine cyangwa se ubushwambagara biri aho ngaho. Reka tujye ku kintu cya gatatu. Ikintu cya gatatu nicyo twita be present not desperate. Ba uhari, ureke kwitandukanya. Iyi ngingo rero ya gatatu, ikintu gihari ni uko mwereka yuko uhari, kumwereka yuko uhari, ikindi ukirinda kwitandukanya nawe. Kumwereka yuko uhari rero biri mu buryo bwinshi ushobora kubimwereka. Niba aguhamagaye akubone, niba akwandikiye umusubize, mbese nawe nyine ujye nk'ubu ukajya umwohereza ka message ka mu gitondo, message ya saa sita, message ya nimugoroba, just kugira ngo abone yuko uhari, consistent, abone yuko uhari. Buriya iyo umusore akundana n'umukobwa, umukobwa akabona umunsi umwe uciyeho ntamuvugishije, undi uciyeho ntamuvugishije, uwa gatatu ntibwamuvugishije, iki gihe umukobwa ahita gushira mu gatebo ka baba basore bandi nyine baraho. Umukobwa akunda nyine umusore uhora abona ko ahora amutekerezaho. Nicyo twita rero be present no disparate. Ntiwitandukanye nawe, aho kuhore uhari. Abasore benshi bakora icyo twita chess, nyine turabyita ngo iki, barakurikirana cyangwa se birukanka inyuma y'abakobwa, aho kugira ngo babumve.
nimba umukobwa aguhakaniye ugasanga uri kumwirukaho ngo mbabarira yewe bra 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 ngo reba just listen ubundi witurize. nta mpamvu yo kwirirwa umucesingaho umwirukankaho. buriya niba ari uguta agaciro kwa mbere ni igihe umusore yifashe akirukanka inyuma y'umukobwa, icyo gihe uba warangije guta agaciro. kuba present cyangwa se kuba uhari, ikintu bisobanuye nyamukuru just ni ukuba attention, kumva ibisubizo by'uwo mukobwa. niba umubajije reka agusubize neza kandi wumve ibisubizo byiwe, umwumve, ikintu akubwiye ucyumve kandi ugihe agaciro. icyo gihe umukobwa azahita yiyumvamo yuko aranyumva, he understand me, aranyumva. icyo gihe umukobwa azahita yumva uko nyine umwumva, utandukanye n'aba basore bandi umwumva. icyo kintu rero nacyo uba ugomba kukimekingaho sure, kumva umukobwa mukundana. abakobwa bahitamo umusore cyangwa se umugabo ubumva cyangwa se ubitaho, ubareba. apana wa musore ubashaka gusa, apana wa musore cyangwa se wa mugabo ubashaka gusa. bakunda umusore ubumva cyangwa se umugabo ubumva. reka tujye ku kintu cya kane. ikintu cya kane rero hano ni ukumuhereza freedom cyangwa se ubwisanzure, apana kumushyiraho igitutu. kumuhereza ubwisanzure apana kumushyiraho igitutu. iyo umukobwa yumva ari free cyangwa se yumva afite ubwisanzure mu gihe ari kumwe nawe, icyo gihe biramukurura nyine, amarangamutima ye amukururira kuri wowe, kuko aba yumva yuko actually muramutse abanye nyine uzajya umuha ubwisanzure, apana kubana nawe nyine yumva yuko adatuje, atari hamwe. icyo gihe nyine biramufasha cyane. ariko iyo yumva afite igitutu cyangwa se ushyiraho igitutu, atangira kukwikuraho kuko abatekereza future, akavuga ati uyu muntu dukomeje kubana n'ubundi yazanshiraho igitutu, yazambangamira, yazanyangiriza amarangamutima, agatangira kugira kukwikuraho. reka tujye noneho ku kintu cya gatanu, aho nyine uba ukwiriye kumwereka yuko ushoboye gukontorora amarangamutima yawe, show emotional control. kumwereka yuko ushobora gukontorora amarangamutima yawe. abagore benshi cyangwa se abakobwa benshi bakururwa n'abagabo nyine babereka yuko bari stable ku marangamutima yabo, cyangwa se badahindagurika mu marangamutima yabo. iyo umukobwa cyangwa se umugabo umweretse yuko ushobora gukontorora amarangamutima yawe, mbese umweretse yuko nyine udakontororwa n'amarangamutima, icyo gihe uwo mukobwa cyangwa se umugore akururwa n'uwo musore, akururwa nawe cyane. kandi ikindi, nk'iyo umukobwa arakaye cyangwa se azamuye umujinya, maze wowe ukaguma utuje, icyo gihe iyo karagiteri nayo iri muri karagiteri zikurura abakobwa. ikindi kandi, niba umukobwa agerageje kugusuzuma, ntabwo ukwiriye nyine kuburekinga nyine ibyo wamusezeranyije. hari ukuntu nyine akenshi abasore cyangwa se abagabo basezeranya abakobwa ibintu, babibasezeranya, umukobwa akaba yakora ikintu kugira agutesitinge. rero icyo kintu ujye ukizirikana, wamusezeranyije ku buryo nyine udashobora kukiburekinga, udashobora kugisenya. iyo ibyo bintu rero abikubonyeho, ahita akubona yuko uri akataraboneka cyangwa se uri imboneka rimwe. iyo agugeranyije n'abandi bagabo bamukikije, ahita abona yuko nyine ari weho muntu ukwiriye icyubahiro, ndetse akanakubaha cyane cyangwa se akakurisipekitinga cyane. tuvuye ku cya gatanu twihuta, reka tujye ku kintu cya gatandatu. ikintu cya gatandatu ni uko ugomba kubaka ubuzima ubona nyine uwo mukobwa yakwifuza kubamo. ugomba kubaka ubuzima uwo mukobwa yakwifuza kubamo, kuko buriya ukuri guhari ni uko abagore cyangwa se abakobwa bahitamo imibereho,
ntabwo bahitamo umuntu gusa, ahubwo bahitamo n'imibereho. Burya kugira umukobwa guhitemo arabanza akareba akavuga ati uriya musore nimuhitamo, ese tubanye twabaho gute? Ibyo byose abirebera mu mitekerereze, uko ubayeho n'uko witwara. Ibyo byose ni icyo bita lifestyle cyangwa se imibereho yawe. Rero ikintu umukobwa akora, aza aje kwiyongera mu mibereho yawe, aza yinjira mu mibereho yawe. Rero ikintu ugomba gukora ni ukuba ambitious cyangwa se kugira intego mu buzima bwawe, kugira ikintu utumbira. Ugomba kuba ufite intego. Ikindi ugomba kuba ufite discipline. Ikindi ugomba kuba ufite isi yawe. Ugomba kuba ufite isi yawe ashobora kwifuza kwinjiramo. Kugira umukobwa aze yinjire mu buzima bwawe kugira mukundane, nuko azavuga ati bitewe n'uburyo mbona uriya musore ndumva tubanye byagenda gutya. Urumva? Ubwo rero nimba ubayeho neza cyangwa se abona mu buzima bwawe hari uko bimeze neza, azifuza kameme kubwinjiramo. Nuko nguko. Tuve ku cya gatandatu tugiye ku cya karindwi, turaza kubona ko ugomba kuba umugabo bigoye kuba yasimbuzwa. Kuba umugabo bigoye kuba yasimbuzwa. Kugira ngo rero ube umugabo bigoye kuba yasimbuzwa cyangwa se kuba yamusimbura byoroshye, ni ibi bintu ugomba kwitaho cyane. Ibintu ugomba guhuriza hamwe kugira ngo ube umugabo bigoye kuba yasimbuzwa. Ikintu cya mbere nicyo twita emotional intelligence cyangwa se ubwenge cyangwa se kugira ubumenyi ku marangamutima, ari byo kuri iyi channel tunyuzaho. Ngusaba gukanda subscribe kugira ngo n'ibindi bitazagucika, kuko ahangaha ikintu turebaho ni emotional intelligence cyangwa se icyo twita stoic wisdom. Ni ubumenyi cyangwa se ubuhanga bugendeye ku kuba wamenya imbaraga ziri hejuru y'amarangamutima, kuba ushobora gukaruma cyangwa se kuba ushobora gukontorora amarangamutima yawe n'ibitekerezo byawe. Ikindi cya kabiri ni ukuba uri confidence, kuba wigirira icyizere. Ubundi umugabo wa nyawe ni uwigirira icyizere. Ikindi ni ukuba uri stable cyangwa se kuba ufite stability, kuba utajegajega, udahora uhindagurika ugasanga uyu munsi umeze uku, ejo wahindutse wabaye uku, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi ni ukuba uri present, guhora uriho, ibyo twabibonye muri point zo hejuru. Ikindi ni ukuba ufite purpose, kuba ufite intego. Ibyo ngibyo nibyo bikugira umugabo bigoye kuba yasimbuzwa. Uhinduka ikintu gikomeye kurusha umugabo igihe ibyo bintu ubikurikije. Icyo gihe rero ibyo bintu bikurikije, nicyo gihe umukobwa ahitamo kuguhitamo, atari uko agereranyije n'amahitamo yandi afite, ahubwo kubera ko uri best kurusha abandi. Ibyo ngibyo rero nibyo bituma uba best kurusha abandi. Ibyo bintu nubikurikiza neza bizagufasha kandi bizakugirira umumaro. Ndagusaba kwandika muri komenti ati ibi bintu ngiye kubikurikiza niba turi kumwe. Ikindi kandi ngusaba ukanda subscribe kugira ngo n'ibindi uzajya ubibona. Ikindi ukande like kuri iyi video kugira ngo YouTube ibashe kwigeza no ku bandi benshi.